Imana y'amahoro ntabwo igirenganya abantu bayo. Ibiduhiga biba bihari, ibiturwanya biba bihari, ariko turebereraho tutareba ahora ari maso. Utugereraho tutagera aba ari maso. Imana twirirwa imbere yayo ikadukuraho ibintu tutari tuzi. Mwayizamuriye icyubahiro. Uyu munsi nuba maso urabona Imana. Uyu munsi nuba maso urabona ukuboko kw'Imana. Kuko ndimo ndabyumva. Abantu barimo babyumva bateye haleluya cyane. Kandi nababwiye namwe ngo abantu basenga by'ukuri barimo bumva Imana muri bo. Barimo bumva imirindi y'Imana. Endera mu kagare. Imana imurinze iki? Imana ikurinze kuba ikimuga kigendera mu kagare mama. Nibyo. Iki gice cyawe cyo hasi. Yego. Cyari gifite ikibazo. Cyagifite. Nibyo. Nibyo n'amavi yarabyimbye ntabwo ngiye. Oya ambara. Imana iramukijije. Amen. Imana irakurengeye, Imana iragutabaye, Imana ikurinze kubabazwa n'umubiri wo hasi ukaba ikimuga bakaguhereza buri kantu kose. Imana data wa twese imukozeho. Igize gute? Imukoze. Uyu mama agiye gusimbuka kugira ngo Imana imukoreho. Ntabwo bishobora. Reka banza byine. Gendana nanjye. Uragatera mu izina rya Yesu. Sitwaje gusenga Imana iyazuye amagufa akabaho. Kumaho ngaho wizerere muri iri jambo. Iyazuye amagufa igahamagara ibirere bine bikabaho magufa. Irananirwa iki? Uri Imana itananirwa rata. Turagira ngo bimenyekane uko wari uri kera n'uyu munsi. Twagiye unkurikire undebe. Si waje gushaka Imana iragutya akaguru yose. Kora ibyo ndi gukora ndeba. Ujye uvuga ngo mu izina rya Yesu. Ujye ubikora uvuga mu izina. Yego ugiye kubikora uvuga mu izina. Mu izina rya Yesu. 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 Gira gutya akaguru mama. Kome Imana amashi. Akandi. Mu izina rya Yesu. Vuga mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Komera Imana amashi. Oya Imana irahari cyangwa ntayihari? Arabikora mu izina. Ngira ikintu wajya gukora ntugishobore.
ntabwo ushobora gupfukama. Agiye gupfukama mu izina banza unyitegereze. Kora ibyo nkoze, kora ibyo nkoze, kora ibyo nkoze. Vuga mu izina rya Yesu, 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 mu izina komera Imana amashyi. Ibyo wajya kubikora, ibyo wajya kubikora, ntabwo najya mbikora. ntabwo yajyaga abikora. Ntabwo mwakomera Imana amashyi. Asifiwe, 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 asifiwe. Bwana Yesu anaponesha na wagonjwa wanapona, na wagonjwa wanapona. Asifiwe, asifiwe, asifiwe. Amina, haleluya. Siyavuga ngo ntabwo ajya apfukama. Tugiye gupfukama mu izina, arapfukama mu izina. Waba yafuka mfashe mikrofone. Hagize umuprotokoli urisha kujyama amazi yo kunywa. Ndi gusoma ku mazi, mukomere Imana amashyi. Asifiwe, asifiwe. Kwagiye, 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 kwagiye. Koresha amazi, koresha amazi. Utari gukora, ndi gukoresha amazi. Mana yanjye, Mana yera, lele ene boneta, zalada mini ene dry. Ama yuri imbere y'Imana nta soni ugira, kuko imbere y'Imana niho ukirira, sibyo? Nta soni ugira. Aya mavi yawe iraturuka ku myuka mibi. Ntabwo ari uburwayi bwizanye, ni imyuka mibi. Mbonye abadayimoni baraguhambiriye, kandi abadayimoni baguhambiriye ni wowe wari wabishyiriye. Yigo cyangwa oya? Bimaranye imyaka ingahe? Bimaranye amezi 9. Amezi 9 ni make. Amezi 9 ariko bimfata ntabwo byambyaga. None biraguhekenya. Byamfataga rimwe na rimwe, ubu no kugenda ni ikibazo. Imyaka bimaze ntabwo twitayeho kuyimenya mu izina, ahubwo icyo twitaye nuko agomba gukira mu izina. Tanga mikoro akira. Ntabwo yatahana uburwayi yavuye imbere y'Imana. Pfukama. Satubwiye ko atapfukama. Satubwiye ko atapfukama. Pfukama weme nk'uko nemye. Muhe mikrofone atubwire ibyo ari gukora uyu mwanya. Ukoze iki mama? Ndapfukamye.
wajya kubikora ntabwo najya mbikora urumva umeze ute ndumva bitangiye kuza yego urumva upfukamye ubundi nagenda nkumva ndi gutitira yego none uyu munsi najya no kwicara nabwo bikanga ahantu hagufiya no kujya kuri toilette byari ikibazo ariko guhera uyu munsi Imana iramukijije mu izina haleluya tera haleluya cyane mama haleluya 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 nakomeza bapfukamye asifiwe asifiwe Mana yera Mana yacu haleluya kuwa gatanu muzanzanira abarwayi ntago mwebwe muramenya ibyabaye hano oya abantu babizi isara yabura ntago twabona dushyira abantu twasenze Imana tubona kanseri zikira twasenze Imana tubona sida zikira twasenze Imana ibibyimba byo ku bwonko birakira ubwira abantu baze tubasengere kandi nta kiguzi tubaca impano y'Imana ntabwo tuyigurisha twebwe umuntu ntabwo hamagara ati ngwino ngusengere mu 100,000 nta nuyatanga uzaba uri umuswa umuntu ntabwo hamagara ati zana amazi nyasengere icupa uragishyura senkani uri umuswa mumbabare sindi gutukana ntago impano y'Imana igurishwa turakora ejuru rigahemba wakorwaho ukavuga ngo iyi sara niba yishyura 500 nzishyura 500 kubera iki Imana yankoreye ariko ntago tujya mu biciro ntago tugurisha iby'Imana yaduhaye niba ubyumvishe zamuri cyubahiro cy'Imana Imana irambwiye ngo hubwire ibyaguhigaga siwe byahigaga gusa ibyashakaga kuguhitana byashakaga kupfa ugapfana n'utwawe twose yego cyangwa uya byashakaga kupfa n'utwawe twose tukagenda n'uwawe usigaye agasigara ari inzererezi yego mama cyangwa uya nibyo ariko Imana irambwiye ngo nkubwire ngo ishyizeho stop ntabwo uri kubyakira nicyo kibazo Imana ivuganya nanjye ngo nkubwire ngo ishyizeho stop ibyawe wabonaga biyonga utazi aho bigiye Imana irahagaritse ubwawe wayongaga ubwawe wiyumva utariho ubwawe wumva gutenda
yego ibyawe nabyo ukabona biri gukendera nk'ibiri guhuhwa n'umuyaga wa serwakira. Kuva uyu munsi Imana yivanze mu kazi kawe. Kuva uyu munsi Imana irakuzuye iguhaye kubaho. Kuva uyu munsi Imana iguhaye gutera imbere. Kuva uyu munsi Imana irongeye ikugarutseho. Ibyawe wabonaga bigenda bihuhwa n'umuyaga Imana irabigaruye. Mama, ndi imbere y'Imana ishobora byose, uzaza gushima. Akira, Imana iguhaye amafaranga. Imana iguhaye amafaranga. Dambura ibi biganza. Imana imuhaye iki? Ndi kubona izi ntoki zawe zibara amafaranga menshi cyane. Zigeze kuyabara ariko ntayo wari ukibara. Ntayo wari ukibara, wikwihagararaho ntayo wari ukibara. Ariko agiye kongera kugira ute? Gira gutya atangira kubara. Akundi muyabara abakire kwa kundi mubara. Kwa kundi muyafata ngo iyi Mana igize gute? Iramurengeye. Kabiri, igeze mu rugo rwawe. Agakiza kakwinjiriye mu rugo. Imana iguhaye imbaraga zo mu mwuka. Imana iguhaye imbaraga zo kuyizera. Imana igiye kugikwiyereka mu nzozi. Ahantu utuye Imana igiye kuhakwimura. Ugiye kuhabona amafaranga atari make. Onese kuri kumicishisho ya bandi wanyu. Muvugire ngo Imana, muvugire ngo Imana ireba cyane, ikareba aho tutareba. Amina, haleluya. Igiye kuguha dome enedrayi, amafaranga menshi. Wubatse inzu nziza cyane y'ikitabashwa, inzu nziza y'icyerekezo. Wa mubyeyi we, biragara ntabwo ukuze cyane ariko urakuze, ariko ufite perimi. Jya kwigira perimi kuko Imana iguhaye imodoka. Jya kwiga uhabwe perimi. Imana iguhaye imodoka kandi uzarama. Imana irambwiye ngo wagerageje kuyikorera cyane imirimo yayo mu nzu y'Imana, ariko na rimwe ukabona usa nkaho uri kwibeshya ari ukwaye. Ariko uyu munsi Imana ikwibukiye imirimo wakoze. Genda wiyicarire. Nubwo wapfukamye ukayishima, ariko ubundi amarira ni yose. Ararira, akarira, n'uturya abonye aturya dutamwa amarira. Ndakubeshye? Ako wajya umuha mikorofone akansubiza muri mikoro, biba byiza cyane. Uko niko kuri. Uwakureba inyuma yavuga ngo ari gushima apfukamye hano, simwavuga ngo yagezeyo. Ariko afite amarira n'uturya abonye aturya dutamwa amarira. Niko kuri. Kuva ubayeho ukimenya ubwenge, wigeze unezerwa? Ntabwo nigeze nezerwa kuko mama yansigiye abana afite imyaka 14, mbarera mfite 14, nashatse mfite 20, nshaka umugabo mubi, ishuri nzi ngo ngiye kunezerwa ngo nta marira bamarira kugeza iyi saha. Si ubwa mbere umbonye mama? Ubwa mbere. Amarira n'ubu ni amarira, ariko Imana dukorera, Imana twasenze,
Imana twateranye nayo yego iguhojeje amarira. Imana ishimwe. Iguhaye umunezero. Imana ishimwe. Uku kwezi kwa cyenda utangiranye n'umunezero. Imana ishimwe. Uku kwezi kwa cyenda Imana iragushekeje. Imana ishimwe. Sinzi akayira ndi kubona akantu Imana ifukuye, igafukuye kavamo amafaranga, kavuyemo yazini watakine dayabonesire, kavamo amafaranga mama. Yego Imana ishimwe ndayakiriye. Aya mafaranga abaye ay'umugisha. Imana ishimwe. Aya mafaranga abaye ay'umugisha. Imana ishimwe. Uzi imibare? Ntago nize. Ntago wize pe? Ntago nize. Ntago yize. Tugiye kubona amafaranga si ubu tumutunga ibiganza Imana imwigishe. Imana ikiduhamagara ikadukura kwa Makiri, Imana iguha umugisha Irodebari, yego ikatuzana, yego tugatangira gusangira n'abandi. Ngese njya menya kwirarira, njya mvuga ukuri kose nuko nteye. yego Imana ikimpamagara yagiye imyango zanyicazanye n'abakomeye. Kavuga se ngo Mana njyewe w'Irodebari kwa Makiri biza gusohora, bisohoye hasenga Imana nkayibwira ngo umpe ubwenge bwo kubana n'abakire, izamurira icyubahiro. Impamvu ibyo uyu mubyeyi ntari bubitindeho izamwigisha. Tukajya ahantu mu biterane mu manama, habona abantu bari gufata utuntu bakadushyira hano, nanjye nkabyigana, nkabanza nkakopera, vuga ngo agakopera, kugira ngo batitaho ibiryo. Basirimu bitera utuntu hano bagashyiraho utuntu hano kugira ngo batitaho iki. Ariko wamereye Imana icyubahiro igidukura iriya mu cyaro, natwe tukaba abantu, tukaba abasirimu, tukamenya kudemeneta totalabonesha na sedomine. Abanza nkavuga ngo reka ndebe ibyo ari byo, bakadufata bakadushyira hano. Nanjye se ko Imana yanyicajanye nawe, nanjye kari imbere yanjye nkagafata nkakadomeka, nanjye ayiwe haleluya. Bukeye tujya ahantu umuntu w'umukire aramamagara ati mushu karame ngwino nkujyana ahantu. Tugendane arambwira ati mushumba karame ngwino tujyana ahantu. Ndaje ndagenda, tugezeyo nsanga nyine agiye kungurira akantu. Amen. Noneho ngiye kubona mbona bazanye ikintu kirimo utuntu tw'udusume dushyushye turi guhina umuriro mwinshi cyane. Amen. Uzamenya kuyabara humura. Ndavuga ngo narigenje, bwa bwenge Imana yampaye ndirotira wira ngo ndebe uko babigenza, kuko nabonye bakaruje ikintu bagashyira ku isahani. Bya bintu se barabirya. Ndavuga ngo Mana ndengere. Ngiye kubona mbona n'abandi bantu bateye imbere ku rundi rwego, umwanya wo gukaraba niko bihanaguza iki intoki. Mbona rihanaguye, nanjye barampereza mbangize gute. Nanjye ndahanagura kubera Imana igidukurira Irodebari kwa Makiri, ikatuzanye ikatwica
turuje uyu mumama ntabwo yize ariko agiye kubona amafaranga, ariko abana bawe barize. Mana ishimwe, nagiye kubona mbana wakiriye amafaranga menshi, mbona wikoreye ibintu, mbona wimukiye ahandi hantu, mbona oya winyongerera, agiye mu iduka, mbona acuruje ibintu by'intuza botike, mbona abakiriya mbona atangiye kwamba. Mana ikosheje amarira. Wamvugiye ngo Imana, wamvugiye ngo Imana, wamvugiye uyasezereho. Imana ikuremeye umunezero. Ariko ibyo Imana ikuvuza nibyo cyangwa si byo? Nubwo urira, nubwo ushima, ariko ibikugenza ni byinshi. Birahari ndabizi kuko ijambo ry'Imana. Oya ntunyongerere ujye uvuga ibyo nkubajije. Birahari ndabizi. Ako kantu kuko iyo ugiye kubitondora uba ubujimije mwuka wera. Ntabwo mba mbishaka kubitondora, reka mwuka byitondore. Siko bimeze. Uranuba n'inshuti yanjye ntukajya kumbwira amakuru y'abantu. Imana niyo iyanzanira. Iyo uyambwiye uba urimo nzimya, uba urimo unyicira imbaraga z'umwuka wera ziri muri njyewe. Yego ufite amarira menshi, kandi ayo marira menshi ufite n'ay'urubyaro. Ndayafite. Imana iguhera abana agakiza mama. Imana nimpera umwana agakiza. Kuko urababaye, urarira amarira menshi cyane. Kandi Imana yo mu ijuru nkorera igukijije abarozi. Imana ishimwe. Barahari cyangwa ntago bahari? Barahari bagenzi ko bugiye uko bwije. Udutsiko tw'abarozi, udutero tw'abarozi bagutera umunsi ku wundi, baba bateguye kupfa cyangwa demene shatayabo. Ariko Imana nkorera igukijije iki? Abarozi. Mama uzi ko bagurose bakoresheje umusatsi wawe? Ndabizi. Si ubwa mbere umbonye? Ni ubwa mbere nkubonye. Ariko bakoresheje umusatsi we bashaka kusara. Mama reka nkubwire, bakugaburiye ifu y'ikiyoni, niko Imana inyeretse. Barayikugaburira, ibyo bintu byakubayeho ntabwo ujya ugira umwuma ukumva ugiye kwiruka. Hari igihe umusatsi ugize ukanyorosokaho nkabyumva ngasenga. Ugasenga. Njyewe ndashaka kumbwira ngo nta gihe kigeze kukubaho ukajya ugira umwuma mwinshi cyane, ukanywa amazi ukumva inyota ntagushira. Byagiye bimbaho. Bakomeye Imana amashyi menshi cyane. Ibyo bintu Imana yabigishuriye. Nyibaza impamvu ndavuga ngo ntabwo ari uburwayi bundi, irambwira ngo ni ifu y'ikiyoni bamugaburiye bamuroze.
rashata enebo. Icyo kiyoni bagisanze mu gishanga cyahapfiriye, mu gishanga. Ahantu mutuye mwegeranye n'igishanga? twari dutuye hafi y'igishanga. Habamwe ibisheke. Nari nabihinze nanjye. Si ubwa mbere mubonye mw'abantu mwe, ariko Uwiteka Imana y'amahoro igukuyeho umurozi. Kabiri, amahoro wabuze Imana irayaguhaye. Gatatu, Imana igukuriyeho umwana igifungo. Imana yacu nihabwe icyo. Imana imukuriyeho umwana iki? Yaragiye gufungwa imyaka 8. Imana yacu nishimye. Ni umuhungu? Ni umuhungu. Bari bagiye kumurega viole. Bari bagiye kumugerekaho iki? Viole. Viole. Ariko kubera ko ninde wakuraritse mama? Uyu mama yararitswe nande? Na mama Queen. Ndashaka kubikurikiranya. Wowe n'uyu wakuraritse? Wowe wararitswe na mama Queen. Wowe ntawe wararitse? Namuraritse. Wararitse uwuhe? Uriya bicaranye. Aha. Wowe mama Queen yarakuraritse, umugurira bombo yo ku gati kandi uyigure. Yewe bombo yo ku gati. Wowe ugurira uyu mubyeyi bombo yo ku gati, nawe ugurira uyu mubyeyi bombo yo kuki? Bombo niryoha, bamugiye kumva uburyohe bw'Imana. Ariko uyu ninde wamuraritse? Umugurira bombo yo ku gati. Shyira mikorofone hasi ubyinira Imana, kuko uzagaruka hano uje gushima Imana.